mungarukire n'umutima wanyu wose. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu muhindukire Uwiteka Imana. Ibyo byashaka kuvuga icyo abantu bajyaga bambara ngo ibigunira. Umuntu akambara ibigunira, uko wahasa kose wambaye ikigunira cya mbere Imana isaka nuko umutima wawe uca bugufi imbere y'Imana. Mwe gutanyura imyenda, ahubwo imitima yacu aba ariyo dutanyura. Ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi kandi yitangira kutaza n'ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Mubone uko mutura Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Yesu ashimwe. Mumeze neza, muguwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Abatameze neza nimwihangane, nimukomere, ibihe bihora bisimburana. Haleluya. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tera agatebe tuganire, twumve ijambo. Munyemere dusenge. Ariko mbere yo gusenga, reka nibwire umuntu ufunguye kuri cano bwa mbere. Nitwa M.FORTUNEE, ndakijijwe, ndashima Imana. Iyi cano yitwa M.FORTUNEE. Muzaya muyumviraho ubutumwa bwiza, ubundi tugashyiraho indirimbo, mukumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Nyagasani Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri data, urahambaye, uri hejuru y'amajuru. Ni wowe Mana inyamana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Butatu bwera turagushimiye. Turi muri iki cyigisho tugiye kumva ijambo ryawe. Turasabye ngo Umwuka Wera w'Imana dusobanurire. Twebwe ntago twamenya ibyo tuvuga, ariko wowe uravuga kandi ukavuga bikaba. Iyo utegetse birakomera. Herekeza ijambo ryawe rigira ubushobozi mu mitima y'abera. Mbisabye Imana shima nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Tugiye kureba akamaro ko kwiyiriza ubusa no gusenga. Kwiyiriza ubusa no gusenga, ese bimaze iki? Ese ni ngombwa? Ese ababikora namwe mutera agatebe mutubwire. Hari ibisubizo mubona muri byo? Reka turebe no mu gihe cya kera. Mu gihe cy'isezerano rikuru, umuhanuzi Yoweri yigeze ahanura mu gice cya 2. Abwira abantu ku murongo wa 12 ngo Uwiteka aravuze ati, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge. Ntago ndi busoma amagambo menshi. Tujye no ku murongo igice cya 3, tujye ku murongo wa 5. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Kuko Siyoni ni Yerusalemu hazaba barokotse nk'uko Uwiteka yabivuze. Kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara mvugira utamena. Ndashaka ko tuganira. Mbese kwiyiriza ubusa no gusenga mubona bimaze iki? Ese uracyabikora? Ese biri mu mabwiriza cyangwa biri mu mategeko? Bishobora kuza mu mabwiriza yagufasha kugira ngo wegerane n'Imana. Ese gusenga ni iki? Gusenga ni ukuganira n'Imana, ni ukugira umwanya wo kuganira. Ni ikiganiro umuntu agirana n'Uwiteka, kandi icyo kiganiro kikaba kirimo ibice 3 by'ingenzi. Icya mbere ni ugushima mu isengesho. Icya kabiri ni ukwihana. Icya gatatu ni ugusaba. Ngibyo ibintu 3 by'ingenzi bigize isengesho: gushima, gusaba imbabazi no gusaba. Gusaba bisanzwe. Imana yanyujije muri Yoweri, ni umuhanuzi muto mu bahanuzi, ngo abwire ubwoko bwa Isiraheli, abwire ubwoko bwayo ko abantu bakeneye kuyegera. Ntago wavugana n'umuntu utamwegereye. Cyakoze haje ikoranabuhanga, ushaka kumuhamagara kuri telefone, hanyuma mukavugana. Ushaka gukoresha
video call ukamuhamagara murebana. Ariko iyo waganiriye n'umuntu mugirana ubusabane, iyo waganiriye n'umuntu cyane ushobora kugirana ibihe byiza, cyangwa se wenda bitewe n'amagambo mwaganiriye, ariko urushaho kumumenya. Imana yacu kugira ngo tuyisobanukirwe tuyimenya iyo twayegereye. Iyo twegereye Imana tugasenga, tukayibwira, tukaganira nayo, idutega amatwi ikatwumva. Aha yabwiye ubwoko bwayo ngo ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Kugarukira Imana cyangwa kwegera Imana n'umutima wawe wose, ni ukuvuga ngo hari ibintu uba wasize inyuma. Umutima wawe wose uri ku Mana, hanyuma ukegera Imana. Rero kwegera Imana ni ukuyisenga, ni ukuyishimira ko ari yera, ni ukuyishimira imirimo yadukoreye, ni ukuyishimira ko turiho, ni ukuyishimira ubuzima bwose tubayemo. Hanyuma wava muri icyo gika cyo gushima ukayicira bugufi, ukayibwira ko uri umunyabyaha, ukayibwira ko wanduye. Pawulo yigeze avuga ijambo ryiza, aravuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'Imana. Kubera ibyo twirirwamo nuko twirirwa tujya kure y'Imana, ariko twigizwa hafi n'amaraso ya Yesu, tukemera guca bugufi tukayisaba imbabazi. Uko ugomeza kuyegera niko urushaho kugusiga ubwiza. Uko urushaho kuyegera niko urushaho kunesha ibyaha. Uko urushaho kuyegera niko Satani arushaho kugutinya. Ariko uko urushaho kujya kure niko uhunga Imana. Igihe Adamu na Eva bacumuraga, ubundi bataracumura Imana yajyaga ibagenderera, bakaganira, bakagirana ubusabane, mbese bakaganira mu ngo bya Edeni. Ariko bamaze gucumura bagiye kwihisha kuko bari bambaye ubusa. Bajya kwihisha, Imana ije kubavugisha yabahamagaraho kugira ngo bitabe bakayihunga. Iravuga ati Adamu uri hehe? Harangije aravuga ngo numvise imirindi yawe, ntinyishwa ko nambaye ubusa, ndihisha. Ni ukuvuga ngo ubusabane yagiranaga n'Imana bwahise butandukana nayo kubera icyaha. Icyaha gituma amasengesho yacu atagera ku Mana. Icyaha gituma ubusabane twagiranaga n'Imana buzamo agatotsi. Icyaha ni kibi cyane. Niba ushaka kwegera Imana, kuraho icyaha. Kuraho icyaha kugira ngo wegere Imana. Ijambo riratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ariko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira. Reka ntanga urugero rumwe. Ntago wasabana n'Imana ufite umwanda. Ntago wasabana n'Imana utayumva iruhande rwawe. Ubundi banza Imana uyiyegereze mu bitekerezo. Nubwo ihambaye kandi kabikomeye, ubanza uyiyegereze wumve ko muri kumwe. Wumve ko utayihamagara kure. Imana ubanza uyivuga amazina yayo. Haleluya. Imana irahambaye. Uvuga amazina yayo ayuzi. Imana ni Eri, Elohim, El Shaddai, Uwiteka. Imana ikomeye, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Mbese amazina yose uzi ku Mana uyature, uyivuga ibigwi, kandi uyishimira imirimo igukorera, uyishimira n'ubuzima ufite, uyishimira no kuba ubayeho ko ariyo, uyishimira mbese ikintu cyose yagukoreye. Hanyuma numara kuyita amazina no gusabana nayo, uyisaba imbabazi kuko uri umunyaminwa yanduye, kuko ndi umunyaminwa yanduye. Yesaya, Imana yaramwiyeretse kugira ngo aganire nayo kandi agirane ubusabane, abasha no guhanura ibizima. Nuko Imana yabanje ikamweza, ifata ikara ikamukoza ku munwa akezwa. Rero mu isengesho kugira ngo tuganire n'Imana, Imana itwumve, yumve amasengesho yacu, nuko tubanza tukayishima, ubundi tukayicira bugufi.
tukemera ko itweza, tukemera ko idutunganya, hanyuma ukabona kuyisaba. Kandi kuyisaba, gusaba Imana ntago ari ukuyitota, ntago ari ukuyizanaho imijinya n'uburakari. Mana dore igihe nasengeye, Mana ibi nibi, mbese ibintu nyine byo kuza nyine wayirakariye. Reka ngewe rwose Imana yacu ndayubaha, Imana yanjye ndayubaha, nkayihindura umushyitsi nkayitinya. Ni Imana ikomeye, ni ukuyisaba kandi ukayishimira ko biguhaye. Haleluya, haleluya. Hano rero ibwira Abisiraheli iti mva rero bwoko bwanjye. Erega n'Abisiraheli b'uyu munsi murabizi ko muri kurwana, muri mu ntambara, niba ibyigisho mugenda mubikurikirana mubyumva. Nagira ngo mbasabe mugarukire Uwiteka. Ibihugu byose iyo mushatse muradukurikirana, njya mbireba nkabona ibihugu by'Uburayi bigenda bidukurikirana. Iyo winjiyemo ubona abantu badukurikirana. Nagira ngo mbabwire ngo mugarukire Uwiteka. Mugarukire Uwiteka, mwiyiriza ubusa, murire muboroge, kuko ibituma turira birahari. Ibituma turira birahari. Iyo ufunguye ukajya ku ikoranabuhanga ukabona ibihugu birasubiranamo, ukabona amaraso arameneka, ukabona imirambo ku misozi, ukabona abana b'imfubyi, ukabona abapfakazi, ibyo byose biteye umubabaro. Turire tuboroge, kuko nubwo bitakuriho uyu munsi ariko biri ku muturanyi wawe, kandi nawe bizakugeraho. Nimurire muboroge, mufate umwanya wo gusenga, mureke twegere Imana. Uwiteka aravuga ati ariko nubu nimungarukire n'umutima wanyu wose, imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu muhindukire Uwiteka Imana. Ibyo byashaka kuvuga icyo abantu bajyaga bambara ngo ibigunira. Umuntu akambara ibigunira, uko wahasa kose wambaye ikigunira cya mbere Imana isaka nuko umutima wawe uca bugufi imbere y'Imana. Mwe gutanyura imyenda, ahubwo imitima yacu aba ariyo dutanyura. Twemerere Uwiteka yinjire mu mitima yacu, dufate umwanya wo kurira no kuborogera isi. Yuzuye umwijima, yuzuye ibyaha by'ubwoko butandukanye, ibyaha bikomeye bitera abantu kurira. Mbese abazi kurira, mbese abihitira, mwese ntago bibababaje? Mbese iby'urugo rwawe wowe ntibikubabaje? Hari umuntu wajyaga atwigisha akatubwira ati nawe nyamara nawe ufite umusonga, nawe ufite umusonga nyamara. Mbese ntukeneye gusenga? Mbese ntukeneye kwiyiriza ubusa? Mbese ntukeneye kuca bugufi imbere y'Imana ukarira? Ukaririra abantu banze kwihana, ukaririra abantu baguye, ukaririra abantu bari kwicana. Urabyuka ugasanga inkuru zihitinga, ni ubwicanyi, umwana yishe se. Mperutse kureba ukuntu umuntu yafashe papa we akamutwikira mu nzu. Ibaze ni ukuri. Urabyuka mu gitondo wareba ugasanga isi yuzuye umwanda. Hanyuma noneho simpamagara Abisiraheli, reka mpamagara Abanyarwanda, mpamagara Abarundi, mpamagara Abakongomani, mpamagara isi yose. Abanyumva, reka duhagarare muri iri jambo, muzi imitima yacu tuyitanyurire Uwiteka. Twiyirize ubusa, turire tuboroge, turirire umurimo w'Imana, turirire abarimbuka. Kuko ijambo ryatubwiye ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Uzaryambaza. Ntago Imana yagutererana, ntago Imana izaduteza isi. Imana nituyambaza izadutabara. Ntago ari ya Mana bambariza kwishyiga, za Mana bambariza kwishyiga ngo yambariza kwishyiga akagusiga ivu. Ariko Imana yacu ni Imana ihambaye. Haleluya, haleluya. Imana yacu irahambaye. Nitwambaza izina ry'Uwiteka tuzakizwa. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana yacu ngo yitangira kutazana ikibi. Niko ijambo ryatubwiye muri Yoweri igice cya 2, ngo yuzuye imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe byinshi, kandi yitangira kutazana ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Mubone uko mutura Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Urumva ijambo ryiza? Imana izigarura n'ukuri duha umugisha.
ni ukuri Imana yacu ijya yigarura. Mureke tuyicire bugufi, mureke tuyiririre. Haleluya. Imana ijya yigarura. Hari n'igihe niyo hari umujinya wayo iyemera ikagabanya umubabaro, ariko mureke dusenge, mureke twegere Imana. Ni ukuri Imana izigarura kandi izadusigira umugisha, niko ijambo ritubwiye. Haleluya. Ngo Imana yacu yitangira kutazana ikibi, ariko kuko isi twamaze kuyanduza, isi twayanduje ibyaha, isi twayanduje ububi, irimo irarwanirwamo n'imbaraga z'umwijima. Hanyuma ngasaba abamaze kuyimenya, abamaze kuyambaza, nimuze dusenge, nimuze dusenge. Ereka mpamagara abagore bagenzi banjye, nimuze turire. Abagore tujya tumenya kurira. Uzareba abagore iyo barize ibintu biba byakaze, mwaje tukajya ku mavi tukarira, tukarira umurimo w'Imana, tukarira abarimbuka, tukaririra ingo ziri gusenyuka, tukaririra abavuye mu mwanya, tukarira umurimo w'Imana. Imana itugirire neza. Munyemerere dusoze mbabwira ngo umuntu wese niyambaza izina ry'Uwiteka. Mureke twambaza izina ry'Uwiteka. Eliya yigeze gukoranya abahanuzi b'Abayali, izo nkuru murazizi. Aravuga ati noneho ngaho nimuhamagara imana zanyu, ariko mwaretse tugahamagara Uwiteka. Abandi bafite izo basenga nabo bazihamagare, ariko nagira bambwire abantu bamaze gukizwa, nimuze turire tuboroge dusenge. Nababwiye ngo mbese gusenga birakenewe. Ese noneho dushyireho no kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa ni iki bihindura? Niba Imana yaravanye mu kanwa kayo ikabwira abantu gusenga no kugira gute no kwiyiriza ubusa, kuki wowe upinga kwiyiriza ubusa? Iyiriza ubusa wowe uriyizi, uzi uko umubiri wawe uteye, uzi uko wawe nawe ucunga. Kwiyiriza ubusa ni ukwemera ugaca bugufi imbere y'Imana, ukagira ibyo uhara. Kuko ijambo riratubwira ngo nimwiyiriza ubusa mufate ibyo mwari kurya mubigaburira abakene. Mbese ifunguro wari kurya urifashisha umukene, nurangiza icyo wigomwe kikuzanire wa mugisha. Mbese ugaragara imbere y'Imana. Niba Yesu yaramaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, kuki upinga kwiyiriza ubusa kandi umwana w'Imana yaraduhaye urugero kugira ngo atsinde cya kigeragezo cyo mu butayu yageragejwemo n'umwanzi, nuko yaravuye muri Bibiliya bihe byo gusenga. Nawe hari ibintu bikemurwa no gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari umudayimoni ugomba kugenda akuweho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Mumfasha ababyumvise twinjire mu bihe byo kwiyiriza ubusa no gusenga, hanyuma turirire umurimo w'Imana, turirire abarimbuka. Murakoze cyane. Iyi nyigisho bifite ibintu byinshi tuzayigarukaho, twongere tuganire. Ese kwiyiriza ubusa urabikora? Ese ko wabikoraga ukaba warabiretse ntiwasubira ku isoko? Mbese wafashije umwanya ugasenga, ugasengera ibyawe? Mbese we ntibikubabaje? Nta musongo ufite? Urabona nta mudayimoni ukwiye kugenda? Akwiye kugenda kubera iki? Ko wasenze kandi ukiyiriza ubusa. Mureke dusenga Imana, dusaba imbaraga zidusoboza kubana nayo. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu muhindukirire Uwiteka, kuko afite imbabazi, yuzuwe n'imbabazi kandi yitangira kutazana ikibi. Uwiteka araturengera akatugirira neza. Nyagasani Imana yacu, uri Imana nyamana. Ubu buhanuzi ucishije muri Yoweri, nubwo tububona nk'ababwanditse mu gihe cya kera, natwe mu gihe cyacu burakenewe. Turasenze nkuko umukozi wawe Yeremiya yigeze asenga, aravuga ngo duhe isoko y'amarira, turire umurimo wawe, turire abarimbuka.
mwami Imana duha imbaraga zo kukwegera, duha imbaraga zo gusenga, duha imbaraga zo kwiyiriza ubusa, duha imbaraga zo kurira, duha imbaraga zo kurwana, kuko waratubwiye ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Kandi ijambo riratubwiye ngo nawe ufite imbabazi, wuzuye imbabazi n'ibambe, kandi bitangira kutazana ikibi. Kandi ijambo riratubwiye ngo nukuri uzatubabarira uduhe umugisha. Ndasengeye abantu bose wahamagaye ukabashyiramo umwuka wawe, ukababwira ngo nimusenge, duha imbaraga zo gusenga. Itorero imbaraga zo gusenga, abanyamasengesho bongera imbaraga, mwami nyiringabo abaririmbyi bongera imbaraga, abatambyi bayoboye bongera imbaraga. Reka tubanzirize abandi kwambuka, duha imbaraga zo gusenga no kwiyiriza ubusa, kugira ngo tubashe kurwanya umubi. Kandi bidukomereye, ibiturwanya, ibirimo biduhiga, dufite ibyiringiro byo kubinesha, kuko dufite imbaraga zituruka kuri wowe. Shoboza umuntu wese gusenga, shoboza umuntu wese kurira, shoboza umuntu wese kuboroga. Tuborogera isi yuzuye umwijima, yuzuye insangano, yuzuye ubwicanyi, imirambi ibaye myinshi ahantu hatandukanye. Turarize Mana, turagutakambiye ngo utabara abera, kandi waratubwiye ngo uzumva gusenga nitugutakira. Turatabariza mwami ibihugu birimo akarengane, birimo impfu, birimo imfubyi, birimo abantu babuze mwami ubutabazi. Uwiteka barengere, batabare. Hari indwara z'ibyorezo, hari zakorera n'ibindi, hari ibibazo mwami. Turarize Mana, turirire abana bari kubura ababyeyi babo, tuririye abadamu bari kubura abagabo babo, tuririye abagabo bari kubura abagore, turaririye imiryango, turaririye itorero, tuririye igihugu cyacu. Turakwizeye Mana, urakoze Mana. Shoboza umuntu wese gusenga, ababuze imbaraga utwongerera imbaraga, wongere uduhe ibihe byiza, wongere utugarukeho. Urakoze kubikora. Kanda subscribe kuri M.FORTUNEE, ukore share, ujye hano hari comment, ukwandikire comment. Hanyuma niwifuza ko tunasengana, ujye uduha comment ubwire ati reka dufate ibihe byiza byo gusenga, iki cyigisho kigufashe, numva ufashijwe ubwire n'abandi. Shalom.